Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV mwe muri hirya no hino mu gihugu, amahoro Imana nabane namwe. Nkuko muri kubibona ndi hamwe n'abantu babiri musanzwe mubazi mu mafilme atandukanye. Ndahera ku muntu w'agagofero kanitsweho parking. Ni parking iri ni iki? Iyi pa isobanuye ibintu byinshi. Peter. Hari Peter cyangwa se n'izina ryanjye risanzwe Prote. Mwite Peter muri filime Ikiraro cy'urukundo, umwite Prote muri filime Ikiraro cy'urukundo, umubwiye ko yambaye costume nkoje gusezerana. Ambaye neza. Kose basinda ahantu turuka ariko abasezerana baba bambaye ayangaya. Wapi afite ibirahuri kandi yicaranye n'umukobwa mwiza, mwashize kuri cye yaze mugasoma. Ariko kireka niba cameraman atabifashe mbere twabikoze. Yicaranye n'umukobwa witwa Nikuze. Nikuze ninde? Ako shoye kurebye ukasanga ari ryo rimbereye. Usanga Nikuze muri Stimade. Really? Aya, nanjye nitwa Feza. Ngo nitwa Nikuze. Andi mazina. Shobora kuba amazina yanjye bwite. Okay, nitwa Amahoro Feza. Irinde. Ya gatatu Rutabana. Ibya kane. Mutoni. Ibya gatanu. Ya gatanu. Cause filme yindi nakinye izina ryanjye riri mu Feza. Yego. Simukadi yawe ufite ibaruye ko amazina yanditse kuranga muntu. Ni gute? Kuranga muntu ashaka kuba burayo wabonye ahubwo ari wanyitiriye ariko saa yanjye. Wanyise Nikuze ariko saa yanjye. Ndiye misingira amatsiko. Yavuze ngo agiye kuvuga amazina ye bwite. Ubwo ari rusange. Ari rusange ni Mutoni ko bazi muri filme. Ariko Feza rye ntabwo ari rusange ko niryanjye nubwo narikoresheje ni private niryanjye bwite. Ya ubwo rero ndi wabonye ngo Nikuze na n'irindi rikorekeraho ntabwo ari yanjye. Ya nayo muvandimwe. Wabonye izuba mu kwezi? Wabonye izuba mu kwezi? Mu kwezi kwa 11. Tariki 28. Mwaka 98. Ubaye umukobwa wa mbere utubwiye imyaka ye. Nanga yanjye mvugishwe. Mvugishwe? Nago nabeshye ndababwizwe. Baratubwiza uko. None kuki nababwiye ko ndo muri 2 sura nambivuze bya. All right. Ku myaka 23 yawe. Yego. Warambwiye uti ushaka ko nguhuza na Peter umukinnyi wa filime mu Ikiraro cy'urukundo. Nawe hari amafilime wagiye ukina amatandukanye. Uyu munsi na none nabikoze. Murakoze cyane. Ya Peter ni umuntu mfana. Ni umukinnyi mwiza. Haka ntabwo kubivuga nk'ibiri byo. Oya nibyo. Urajya mbivuge gute? Mufate. Kugira ngo byemere. Mufateho. Yongera romantique. Nubwo nigire hino mbivuge mufasha. Peter amaze kubona ko ari akagafura kitegera inyuma. Ihangane gatoya mufashe. Icyaka cyane ngiciye kabiri. Oya nta kibazo niko ziryo. Namana kwegeye twifatire hejuru. Areba. Nice. Derrière. So Peter ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi nkunda actinga neza cyane. Akubwiye witonze romantique. Mana we. Ndango nzi kuba romantique birenze rero. Nicyo kibazo. Kandi wakunze. Ariko urukundo ruri kwinshi. Namukunze nk'umukinnyi mwiza. Sibyo? Ubasha icyaro. W'icyaro ari kubifiringa kandi ngo ndumyacyaro. Munonyacyaro. Akomari cyaro ni cya filime. Utagira ngo n'ubuzima busanzwe ntago uri umunyacyaro. Ashwe bya Peter nakubwiye ngo aragukunda. Basi mwana mushimira. Kamushimira ate? Aya. Mwana mushimira wenda cyanga hano. Niko. Ubundi wowe nabonye nakatarazo zakazana. Asa kandi kaje ntigasanzweho. Ikibi ni hano.
ariko hano birabujijwe ntago byakunda hari ikibyihishe inyuma hano ngo one day ariko yagiye byakunda uramutse wemeye ntacyo buriya aramutse yemeye byo musaba inyuma ya kamera uyu musore utinya inyuma ya kamera icyo gihe twaba tugiye gukora ibintu bitumwe n'amategeko amategeko avuga ko kamera ibibona kamera ireba burya kurusha n'abantu kamera ikureba uri umwe ikakwereka isi yose irareba hari ibigomba kubera inyuma yayo none zo nk'ibyabanje hari ubwo kamera yabibonye nyuma y'amarido aya njye nshaka ko babibona cyangwa babibona ubwo mwanya nawe uraza gutegura uri tayari ngo iteka we y'iri joro nijya tekawe ntabwo ariwe mbajije Peter nijya tekawe Peter akomeye ko mbatekawe ariko byaterwa n'icyo ashatse n'uburyo ashatse kuvugamo teka bishobora kuza harimo akantu ko gufata byaterwa hazi uwo ngo iteka we nateka nshaka Peter ngo iteka we irabifunzemo iki imana umuntu wambaye umweru na rouge borda niba ariko bayita okay namubonye anyuze hano mu kanya ariko wowe nujya kubitegura burya si ngombwa ko impano nyiri kuyihabwa amenya kiri buze ushobora no kuntungura ukayizana. Alright. Yes, muracyari kubibona ndi kumwe na Feza, nkaba ndi kumwe na Peter mwamumenye muri film Ikiro cy'urukundo. Feza akaba acting muri film yitwa Mukiga series. N'indi yitwa Feza yitwa muri iyi minsi. Yitwa? Muri iyi minsi series. Iri hanze? Igeze kure. Igeze kure cyane. Iri hanze yagiye hanze kera. So bayisanga kuri channel yitwa Reactors. Bayibona. Feza ni muntu ki ariko musome munatereke basi ameza ni imbere yanyu muze kuyirekura mu kiganiro none se gutereka no kugafata si zacu cyambere no mubasha uragira ngo ikiganiro kirangiye tutarazimara ubone uko wongera kugasoma ndashaka ko muzimara nkabongeza ahubwo akamwakiguriye akakarinda kabagurira murakoze cyane mu cameraman ariko nawe afite icyakamana cameraman ntabwo yemereye kunywa ikindi kintu atarasoza taramazi hariya ariko ndakeka kano na kaji kitwa ngo mubwire kitwa umubasha umubasha rero urimo ibyiciro bibiri hari akaba karimo tangawizi kabarukore ni kakangaka akaba noneho nakandi gasembuye ariko urumva ijambo umubasha iyo kageze mu mubiri karakora ijoro warara banjyana he ndio batwara shana ndajyayo Peter ariko hari ikintu ndi kumva hahandi babatwara ushobora kuba usanzwe uhamenyereye mu cyumba cy'amasengesho hari ahantu umenyereye basanzwe babatwara njya hano nsanzwe njyana mu cyumba cy'amasengesho n'ahandi nzi ushobora ko iki kisi correct ni neza ora rero nuko we udusanze hano mu kanya tutaratangira ikiganiro ibyabanje nibwo wamenya ko ari neza wowe rero ubu utangiriye mu gice ko mutakoze amahano aya ntabwo turabana b'Imana ntabwo cyo dukora amahano umwana w'Imana ucumura kangahe ku munsi burya n'umukristo acumura 7 ku munsi wowe ngewe burya nanjye 7 ndagacumura ariko ntabwo ari ibintu bya dance Feza wari waryama ku buriri umugabo yashashe twavuze ko turabwizanya ukuri turabwizanya ukuri wari waryama ku buriri umugabo cyangwa umusore yashashe ntabwo ndaburyama ntabwo ndaburyama mwese nta mugabo ngira sibyo wenda oya mufite nashobora nkavuga ngo wenda yabushashe wari waryama ku buriri umusore cyangwa umugabo yaguze naburyamyeho ubwo papa yaguze papa yarabuguze
so mbere rero buryamye kandi papa nawe ndakeka ari mu gitsina gabo sibyo naburyamyeho rero ubwo none se wari warara ahantu hatari iwanyu naraharaye nasabwiwe niko waguze ubwo buriri nabo ndakeka niba ari umugabo akaba afite inshingano z'urugo sibyo ndakeka nawe ari we wazo nshingano zaramurebaga zo kubugura ariko kuburara wowe uri umugabo yaguze nawe uraye ko papa yarabuguze. Ubundi Feza ni mu ntoki, umuntu umubonye bwa mbere Feza ni mu ntoki. Feza muzima usanzwe bwose Feza ni umuntu ukunda abandi, ni umuntu ukunda ukuri, ntabwo akunda umuntu umubeshya, kandi nawe mu ntege ze nkeya agerageza kugira ukuri agerageza kubeshya agerageza kugira ukuri guke ni kwinshi nkuko kutubwira kumbabwira ko niba ugira ukuri ujya kwiyambura ubusa uri kumwe n'umuntu mudahuje igitsina wari ufite imyaka ingahe? icyo kibazo nta nubwo gikomeye kiragoye kubera ko akunda n'undi muntu umubwiza ukuri. icyo kibazo kiragoye ahubwo mumenye imbere twagerega byabayeho ntibyabayeho n'ubundi nabansubije ko kandi nta gisubizo mbifitiye ariko muzakimbaza ubutaha. wa muntu uvugisha ukuri uko ni ukuri yego mvugisha ukuri ariko ntago none yabuze se ukuri kose ntabwo ukuri kwinshi ntabwo ari kwiza. nayimajije ngo ajya kwiyambura ubusa akamenya ko yambara ubusa ari kumwe n'umugabo cyangwa umusore yari afite imyaka ingahe akajya kubimenya. nyine ngo kwiyambura ubusa mu munsi wa mbere bwa mbere niyambura ubusa ndi kumwe n'undi muntu tudahuje umubiri n'iryari nababwiye ntabwo ari umuntu mudahuje umubiri mudahuje igitsina tudahuje igitsina mwihanganire ntabwo icyo kintu nta gisubizo ngifitiye. ariko se byarigeze kubaho kandi nkubwira ko nta gisubizo mbifitiye. igisubizo udafite ni iki gihe byabereye? nta gisubizo mfite kuko menye igihe byabereye n'igisubizo nawe ngifite ntibyabayeho ibyo tubyihorere tubireke. ariko iyo ubajije umuntu ukamureba mu maso hari uhita wihigiye icyo wihaye ni ikihe? njyewe ni uko ushobora kuba uri gutinya kuvuga igihe byabereye bitewe n'igihe wenda ushobora kuba ari ukiri muto cyane. ntacyo wambwiye ati nibwo byabayeho cyangwa ejo bundi? nta byabaye. ubiheruka mu kwezi? mperuka iki? ubiheruka mu kwezi? ibyo bintu bisobanura ko nanjye uri muri ansaba gusobanura bya bintu by'abakuze. ni ubwa mbere mbonye umunyamakuru ugira isoni. ntabyo mperuka ntabyo mperuka uzi ko nsanze abizi ibishyize Feza muri iyi minsi ya none mfite nafanaga ndabona agiye kunshirishamo uragaragara nk'abantu bakuze bambe b'abana kandi ku myaka 23 urakuze. iyo wavuga ko nkuze nari ko sindakuze imyaka 23 ntabwo ari ubusane myinshi. barakwambika impeta niyo nambaye wayibonyemo ariko iyo nambaye ni njye niyo niyambitse. bibaye ngombwa ko Gabira Peter mu bintu wambaye mukamuremera wamuhaka ukoresheje irindi jambo angabiye. Of course nsusukuguha ngohereje ibyo waguze nanze gukoresha kukuremera. none se avuze ko impeta ariyo yama harya wavuze ko ari ndo wayigushizemo nako wayikwanditse impeta wayimwambitse ninde wayigushyize impeta ze ni ya mbere wambaye oya muzi musanga nkunda impeta. ninde wayigize? wayinyambitse akunda kuyamba nakuye nkunda yaravuze ngo ninde wayinkizemo impeta ako nta kindi n'ubundi. nakubwiye ngo muzi musanga nkunda impeta nkunda kwambara impeta. ngiye rero niyo nayibona mu soko nayigura nkayiyambika. ni urwo rwego rero iyi ngiyi nyambaye narayiyambitse nta muntu wigeze uyinyambika kuko iyo bayinyambika ntabwo yereka bayiraha. none se
kubera iki wakunze kuyishyira aho ngaho ahangaha so impeta ahangaha rero ivuga ibintu byinshi sibyo gusa mu byo ivuga byose nta kuba ufite fiance birimo nta kuba nyine nta byo kuba ufite umukunzi birimo nese ubwo umukunzi aje kuyikwambika we yayishyira yayishyira ahangaha yayishyira kuri uru rutoki ariko ntugire ndagututse ntugire ndagututse umukunzi aje kunyambika yayishyira kuri uru kandi ntugire ndagututse ukuntu ndi kuntu kurugira ashobora kuba yayisesekamo neza impeta anajyamo ariko yajyamo yayishizemo yego goteze neza so urumva rero kuba umukunzi yanyambika impeta kuri uru rutoki ndakeka ntabwo ari ibintu byada abadukundana kandi ugiye kwa minus urabona kuri izi ntoki hano hambikwa uwasezeranye uru rutoki none se undi wowe uwasezeranye sibyo fiançailles ni ahangaha sibyo hano rero nta mukunzi mfite uvuze ko wayiyambitse of course narayiyambitse none se ari uko yishyiramo no kuba bayigushyiramo ukundi iki wayishyiramo no nayishyiramo wayishyiriramo impeta okay so burya iyo umuntu akwambitse impeta biterwa ariko n'icyo umuntu akunda ariko nanjye kuba narayiyambitse nta kintu bintwaye ugukunda mbese kuyiyambika numva imbereye nkunda abayinyambika ntabwo nkunda kuyiyambika ariko nayiyambitse kuko nta wari uhari wo kuyinyambika narayiyambitse nta kintu bitwaye rero ko warayiyambitse ko narayiyambitse nta kintu bitwaye nta n'icyo bihungabanyaho koze umukunzi nazaza yambika sibyo azayishyiriramo ubu bireba none abawe uzayishyira azayishyiriramo ukunda kugorana nta kuntu wamufasha akayiguha ukayishyiriramo impeta nyine umuntu yambika impeta oya mumfashe nawe umuntu yambika impeta impeta zatandukanye sibyo nk'iyi ngiyi yego narayiyambitse sibyo ariko impeta ya fiançailles ntabwo nayiyambika ashobora kuyiguha ukayiyambika no ariko ntabwo ubwo si ubwayimpaye nkayiyambika kumworohereza se oya ntabwo ari ukumworohereza kuko kumworohereza kwambika impeta nta mwanya urimo nta n'igihe bitwara sibyo biragora ntabwo urabona agiye kuyishyiramo agatangira agatitira ibiganza hejuru hanyuma rero wenda umutangiye kuzana ibindi binyarwanda ariko se ngicyo mvuga ni impeta wabuze gushyiramo impeta sibyo impeta itwara amasegonda angana iki sibyo okay urugero reka nyiguhe uyinyambike noneho adufashe abara amasegonda bitwaye sibyo abona avuga umwanya bitwara none sibwo ngiye ningi gushyiriramo birafite ikihe gisobanuro nubundi ariko ndagufana nta nibikaze nyine impeta umaze kunsobanura ku ntoki zose yaba umukunzi afatire kuturahure urumva dufashe ahubwo ntiyakire Peter zamufashe ubwo rero abara amasegonda biri gutwaye sibyo ko atajya gutitira ngiye kuyimumanuriramo nuko harya buriya ngenda yishyira mu ruhe bansobanurire urwo ushaka urwo nshaka yego aho uzi heza ni ishobora kumanuka yihuse kuko urabona banduriye uko ingana nyine ahantu uri kubona nayishyiraho yumva ashaka nibyo biri bumuhereze ishusho y'uburyo kuri njyewe ushobora kunyobora ariko ubwo ngiye kanibwiriza usaba muvuga amagambo ntabwo wambika impeta gutya kigiye yihuta imanutse yihuta impeta yambika avuga amagambo bayambika avuga amagambo nonewe ashizemo ahita amanura agaragaje ko ari Peter none se kambabaza rero ba Peter bose oya kambabaza Peter neza ko utandukanye ubundi nyishizemo nandika SMS
oya nose ushiramo ushizemo impeta ntago wanditse SMS ariko byibuze nta n'amagambo numva ari umati kuvuza kandi impeta ngenye umva menyereye ko iyi impeta bayambika bashiraho utundi tugambo twiza imanuka buhoro buhoro ariko bimukorere basi mwigisha wenda akajya kumva ko yagezemo mu rutoki neza sibyo yes none sibyo hanyuma yabidawe bakajya ariko ikintangaye nyine giye gishizemo numva yiruka impeta no okay banza ari agatoki gatoya mfite urutoki rutoya ariko iyo nyishyiraho aho yari iri banza ariho yari ikwiye ni nini oya iyo ushyiramo ahantu yari iri ntacyo byari kuba bivuze yabaye nini so ariko ntabi bikore iyi mwambiko namubwiye nayo magambo romantique undi Peter ni umuzamu bikora nk'uwikinira yabikore nk'injyanya yari byanya byo ndabyanze okay ngo bikore nk'uwikina kuko niwe uzabikora byanya ariko nawe urayibona arayishyiramo ikagenda yiruka nayishyira aho turebe kwirakwiramo ese yayishyira nazane mbanze testing ndebe kuri bijye siko afite ubwoba erega nibyo navuze ni Peter niyo mpamvu nakubwiye ngo nyine reka nyikebe duceceke oya ntabwo ndi buvuge ndi gutestinga ndavuga kugira ngo ujyemo ugiye gukosora iki nese ugiye kureba ko ari nini cyangwa ngo ndahera ko duceceka manze wumve mbe ngo njyewe wo muri Feza niyemeje yanze kujyamo ahisa yijabura kurenga twari uruki none uko kaze mwese kwisi yijabura mva mwobawe kandi nangene yambaye yakoze umubiri kabisa yakoze umubiri n'ahandi arahakora fresh jena kameramani nabacumbitse fe mu buzima busanzwe wifuza umugabo umeze ute shanifuza umugabo umeze nka Peter umeze nka Peter ikibazo rero ngewe ntabwo ndi Peter ubwo yaba nyifuje muri filime ariko ubuzima busanzwe Peter tubona hariya no mu buzima busanzwe yaba niyo shusho ye twicaye niwe shusho ye dufite nona ko mu buzima busanzwe ntago nkunzi Peter no muri filime ikiro cy'urukundo sibyo actinga neza nkabikunda so ubu Peter rero nzi mu kirere cy'urukundo niwe ndimo kubona ngaho ntabwo ndi kumubona nka Peter wundi wenda wandendura mu bundi buzima busanzwe ndashobora kuzamenya ko utandukanye ariko Peter ndi kubona nonaha ni Peter mu kirere cy'urukundo Peter mfana Peter nkunda nemera uzi ko ngiye kwigira Peter mu buzima busanzwe kugira ngo nde mwegukane ariko guhinduza amazina biranemewe biremewe ntabwo muntu ujya kubikora bakaguhindurira bijya bibaho umuntu agasaba umuntu ko yamubera umugore undi agasaba undi ko yamubera umugabo bijya bibaho ko umuntu yasaba undi ko yamubyarira umunsi wa none Peter aramutse agusabye ko mwe yakwibanira ubuziraherezo byakira ute Peter bibanza wambaza ko njye nabyemera mvuze uramutse ubisabye aramutse abinsabye kuri njyewe nabyemera kugira ngo ni umuntu nkunda n'ibyo akora kandi burya gukunda umuntu bya mbere ni uko ukunda ibyo akora Peter Feza agize atya gusabye ko mwibanira ubuziraherezo wavuga yes cyangwa no ko twibanira ubuziraherezo byaterwa n'igihe abivuzemo ashobora gusanga warafashe ingamba yo kuba warihaye Imana abafureri abapadiri kandi ukaba iyo ntego yawe naguce mu ryo vuga banza usubize ikintu kimwe wihaye Imana nturayiha nizeye ko itaguruka mu kiganiro usanga yari no ariko ntugateranya nabanza nsubize wihaye Imana cyane ntabwo urayiha nihaye Imana nkorera Imana ngewe ariko ntabwo urayiha byaterwa n'uburyo uri kubivuga njye nari ngiye kubisobanura wowe waruvuze ubuhe ubundi uburyo bwo kwereza Imana sibyo hari abapadiri sibyo
ntibashake Eh, nubwo nabo batubeshya ubiziho baratubeshya abapadiri sibyo ariko hari uburyo bwo kwereza imana hari ugukorera imana ufite n'umuryango sibyo ufite umuryango ukubarizwaho ufite umugore n'abana hari ukwezi imana mu buryo bwa gipadiri ntushaka umugore sibyo ukabaho urusingo ukorera imana nyine kigera ibyo bavuga ngo kwihereza imana uba warayihaye wowe nyine ntabwo uyikiguma nta nubwo uyitendeka imana ibigufite uri umwe nibyo ndimo kumubaza ntabwo ari cyo ngenda imana mu buhe buryo hari ukuyiyegurira ukayikorera ariko ukaba wanashaka ariko mu buzima bwa muntu hari igihe umuntu avuga ati uyu munsi turi 2021 akavuga ngo nzashaka 2028 wenda ugasanga wowe ushaka ko wenda muri uko kumva ko umuntu mwabana ubishaka muri 2022 icyo gihe urumva ko biba bigusanye bigahita bipfa katugaruka inyuma gato warugize uti mbese ko na padiri batubeshya hariho ubuhamya baba bafiteho abapadiri baratubeshya mu buzima busanzwe usengera muri itorero religion yawe njyewe ndi umukatolike yes byaba byarakubaye ku buryo wenda waba waragize ubucakirana nawe akakwaka nko mugenzi wanjye byamubayeho byagenze utereye nuko we yari afite umukunzi w'umupadiri kandi ari umupadiri ujya mu kiliziya akaba agasoma ivanjiri afite iyihe ntego se ntago wamenya ngo yari afite iyihe ntego kuko mu byo baganiraga byose cyangwa mu byo we yabashije kumbwira nta jambo tuzabana ryari ririmo urumva rero ntabwo namenya ngo yari afite iyihe papa si kuba umukobwa ryari ririmo n'irihe njyewe nk'umuntu sibyo siyo ko gukeka niho havamo kubeshya nubwo habamo n'ukuri sibyo njye nk'umuntu ke naketse ko ni kwa gukundana byandi byo gutwika biraho sibyo gakundana n'umuntu nta plan runaka mufite se nta pusi mufite kuvuga ngo ni ukwa gukundana sibyo aguha ibyo ushaka nawe ubona ibyo ushaka sibyo so naketse ko ari muri ubwo buryo kandi koko namwe murabizi nawe ubitekereje nk'umuntu uri bwo buryo kuko urumva ko niba batashakana ngo babane sibyo ko yiyeguriye imana ni umupadiri bivuze ngo ni ugukundana bimwe bya biraho gutwika nyine bagakundana akabona ibyo ashaka n'undi akabona ibyo ashaka none se fe uyu munsi umupadiri akubwiye ngo mukundane ni iki watekereza cyambere umupadiri amwe ngo dukundane nakumva ko ashaka umubiri wanjye ko nta kindi yaba ashaka umuntu tutari bupange ngo tuzabana numve ko byibuze nkundana nawe dufite ahazaza twubakiraho nakumva ko ikintu ashaka n'umubiri wanjye nta kindi wamwegurira se oya ntabwo namwegurira kuko we niba umubiri we yaraweguriye imana nabyirwa n'ikize ko wanzaniye ari muzima ntabwo nabyemera urumva ko ubwo umubiri we waba warangirikiye umubiri we no ntabwo ibyo mbivuze we nyumva nabi umubiri aba yarigurira imana kandi kwegurira imana ni uko wiyegurira imana n'ibyawe byose sibyo urumva rero niba yariyeguriye imana nyuma icyawe ni icyanyu kiba arimo baramaze rutiza ushobora gutuma mva hano nisubiye uyu munyamakuru ngenda muzi imigambi si wowe wakubwiye ngo n'ubundi utereke si myiza si yakubwiye ngo utereke hasi ukanga tutongeramo nibyo ndi kukubwira ngo umupadiri aramutse ambwiye ngo reka mufashe muri topic y'abapadiri hari umuntu umaze iminsi ari kubavuga witwa Sandra Gihana uramuzi Sandra Gihana umaze iminsi avuga ku bapasiteri ntabwo muzi nzamukumvisha nawe ntabwo muzi umuntu umaze iminsi avuga ngo yabyamenye n'abapasiteri benshi ngenda muzi ntabwo narabubonye yaryamanye n'abapasiteri benshi Sandra Gihana reka tumere nk'abatarutse gatoya yego ni umunyarwandakazi Peter uri umwe mu bantu bagaragaye muri filime Ikiro cy'urukundo ubundi Peter ni muntu ki mu buzima busanzwe Peter mu buzima busanzwe ntandukanye wenda
n'ubuzima bwa filime. Usibye ko ari ibintu nkora nyine mbikunze, ariko ubuzima busanzwe hanze ndi umuntu uri aho ngaho nyine, urabona muri filime nkina ndi umuzamu, ariko ubuzima busanzwe mfite akandi kazi nkora. uri boss ni boss yo mu biro. Njye ntabwo nkora mu biro, ariko mu buzima busanzwe akazi nkora gatandukanye nako nkora muri filime. Filime nyine urumva ni akazi, ni sinema uba winjiyemo, role yose baguha wayikina. Urumva mu buzima busanzwe nkunda kuganira, nkunda gusabana, bitandukanye no muri filime. Hari ibintu bigaragara muri filime bitaba ubuzima bwawe. Urumva nka biriya by'ubugambanyi, gutera abantu, mu buzima busanzwe bwo ntabwo nabigerageza. Alright. Peter. Yeah. Uri umwe mu bantu bamaze iminsi n'ubundi bari gukina muri filime Ikiraro cy'Urukundo, wakenera kureba yaje kuri Iris Rwanda TV. Uri umwe mu bantu bagaragara muri filime short movie yitwa Ingoro y'Ikinyoma, nyina kuri Iloma Studio. Ukeneye kwireba naho wanyarukiraho, ukina ubukwe bwarapfuye. Urumva hariya nyine ni ubuzima buri hanze, ukaba ufite ubukwe ariko umujyama yawe yifuza wa mubebi ye gukorana nawe ubukwe, akaza akabateranya, akava hirya akagaruka hino, noneho ukabona n'umubyeyi w'umwana abifitemo uruhare. Niba adashaka ko mushakana, agashaka uburyo mwatandukana. Nibwo buryo byaciyemo, ariko ngira ngo byaje kumenyekana ko n'ubundi aribo babikoze. Alright. Tugane ku musozo. Akantu wambaye ninde akakambitse? Aravuga kahe ko tuno twose dufite watunyambitse. Buri kantu kose gafite wagashizemo. Akangaka nakwanditseho address, inyuma handitseho Feza. Okay. Ni umwana wo Murundi bita Elvis. Elvis. Elvis ni boyfriend wa mbere. No, ntabwo ari boyfriend, ni umushuti. Yaranyishimiye. Durira ku modoka ndi gutega, araza arakamara ambwira ati ndagufana, sibyo, ndakwemera nk'inshuti, umuntu uzi gukina. So urabona ko yanditseho actress, nyuma ndiko Feza. Bari mwarabonanye ariko aranze kurutwo ngiye muzi, kumva arankurikirana. Yamenye n'ibyo nkora, urumva yagiye kwandika actress. Aka kabiri ni umutipe bita Fabrice, turakinana muri filime bita muri iyi minsi series. So niwe kama Impeta ni yanjye ku giti cyanjye njye wayiguriye. Nayo narakuri njye wakiguriye. Amaherena. Nayo ni njye wayiguriye. Ka n'umuntu wakampaye n'umushuti nawe. Boyfriend. No. No kuva mu nta kintu wambaye umukobwa yigeze gwamye impano. Burasa kanye nge nzagashira. No, kirahari rikote. Manzi subize Peter. Urabona hano haruzuye, hano haruzuye. Ntabwo ari buze. Akanye nzagashira. Mfite intoki 3 enye. Zitari ikintu. Deje na nubwo ari enye gusa. Na hano haracyabiriye. Wumvise impamvu avuze intoki? Itagiye kugaba. None sibyo. Mfite intoki zikibereye aho. Sibyo? Ubwo nahise numva icyo gukora. Kandi nanone bino nambaye ntago bidodeweho. Wazana ibyawe bikabisimbura. Mbibutse ko ikiganiro nakagaruka, ikiganiro cya kabiri cya Peter na Feza ducumbikiye hanga, ariko tugiye kwinjira mu kiganiro cya kabiri. Muzareba iki kiganiro nikirangira nyuma y'imisi 3 tuzaba kubitira ikindi kintu cya kabiri cya Peter na Feza. Amahoro y'Imana abane namwe mwaduteze amatwi. Murakoze cyane. Twishimiye abafana bacu kandi nzi neza ko bahari badukurikira. Turabasuhuje kandi nyine bakomeze badukurikire ku mafilime dukoranye atandukanye. Filime Ikiraro cy'Urukundo, harya bavuze ngo filime ukina yitwa muri minsi, n'indi twa mu kiga, zose zirimo ziri gusohoka. Abafana bagende barebe, bakore subscribe, shares, like na comment hafi aho. Ngeshe brand ya Peter imbere. Brand ya Peter imbere ku ngofero. Ariko ari ikintu utabonye. Wakabonye kana? Sinzi ko cameraman yagafasha. Yagafasha. Urabona ko bihita bihura.
uratwika bayita Puma. ndabona ahandi ari bisa. guys tubashimire nakagaruka iki kiganiro cyo kugisoza byatugora mwakoze cyane. Murakoze namwe kudukurikirana tubashishikariza gukomeza gukurikira Iris Rwanda mureba filime ziriho Ikiro cy'urukundo Silent Killer n'izindi. Murakoze cyane kandi turabizi ko mudukunda mudukurikirana natwe turabakunda. Murakoze. Mbibutse ko Iris Rwanda online radio yatangiye gukora kandi yafunguye imiryango. Ushobora kujyaho ukandika kuri application yitwa Iris Rwanda online radio uhita uyibona. Iris Rwanda TV, Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda Comedy, Iris Rwanda Team Management, Event Management, mu bukwe, mu bikorwa bitandukanye byose tuba tubirimo. Muduhamagare tubafashe kuryoherwa n'umunsi mwiza tubageze amashusho yakataraboneka. Dushimire Lipia Restaurant, dushimire BNB Grace Bed and Breakfast, dushimire Urugano Virunga Paris, dushimire Susa Garden n'abandi mwese mudufata mu bitugu kugira ngo dukomeze kubagezaho ibyiza. Amahoro Imana nabane namwe.